baraganira gake gake baraganira tungayo kanafashe mama tugiye kubatura imitomari y'abana mama kwita umutomo urenze kwemera korana mubwira ijambo ry'umwaka y'ubuziraherezo ndifuza kuzambera impfunda ku mutima mureka tuganire kuri kamera mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana mubana natwe umunsi ku wundi kuri stories zitandukanye. Nitwa Patrick, mwakoze cyane guhitamo ibiganiro bya Yawe TV tutogezaho stories zigiye zitandukanye. Umunsi wa none turi Kimisagara ni hafi na Medezo de Jeune, turi mu kabari keza cyane kitwa Havana, kaba gafite services zitandukanye amukuye no kuhagera kugira ngo mubashe kubona izo services nziza cyane. Uyu munsi ni iki cyatuzanye, ni story imeze gute? Ni umusista witwa Jojo, muramuzi no mu diaspora, umuntu waturawera atubwira ati ari kumwe musore bakundana tugiye kuhagera turebe. Bamuna atubwira ati niho basokeye muri ako kabari kitwa Havana Kimisagara, tugiye kuhagera hanyuma tubatungure turebe bameze gute, kuko nago mama muherutse mu diaspora wanyu byabaga no hanze. Tubwire story yabo ku rukundo rwabo, kuki batakunze ko rukomeza kujya hanze, byagenze gute. Tugiye kuhagera muze kunkurikirana 5 kuri 5 kugira ngo tuze kubasha kuhagera mumenye story yose ukuntu igiye kuba igenda 5 kuri 5. Turahageze hanyuma mugiye kumeza kubana natwe tuze kugenda gake tugenda tubatungure baraganira gake gake baraganira tungayo kanafashe mama tugiye kubatura imitomari y'abana mama kwita umutomo urenze kwemera narimo kumwe banezerewe byahatari abantu urukundo kuko uranakora uryoshye. Tugiye kuhagera niba twemera turaza kuba tubaganiriza kugira ngo iyo story yose muze kubasha akamutipa afite injuga kuko namukubita injuka zirenze, ndabona arimo kugenda amwigisha mu amasomo. Reka tuze tuhagera fresh hanyuma tubakurikiranire story yose uko imeze. Urumva ndabona barimo baranywa akantu, urumva turahageze rero mutobe Jojo Diaspora imeze bite? sima bindu bazanye hano ra Jojo amakuru se bindu bazanye hano mwana tuganire nabi tuganire oya tuganire gute se ibyo ntago ari byiza. imeze bite se muse? Ni sawa Jojo amakuru sha reka nkubwire Patrick, ibi bintu mukorera abantu ntago ari byiza. ese ari ikintu dukoze mwa ese undi ninde uguhamagaye? Ninde uguhamagaye? Ako mujye menya ko muri abastar niyo umuntu abatubwiye ati mugere hariya mukurikirane mu story y'abatipe basigaye bari mu rukundo ryo mu diaspora mwarabuze twitwaye kubageraho tukaganira. Oya ntago ari byiza. Ngiye kuzimya kamera. Mbese oya ariko reka tuganire. Oya tuganire iki? Mbese hari ikintu kibi dukoze? Oya hari ikintu kibi dukoze se? oya so hari ikintu kibi dukoze? ese kuki musanga abantu biganirira mwarangiza mukabavamo na kamera mubiterwa ni? Hari ikintu kibi se dusanze mukora? Kubahane ati Hari ikintu kibi dukoze? Kurasa hari ikintu kibi dukoze mwasa tukaganira. Rwose ibyo ntago ari byiza. Ibintu mugiye kubishyira public akakanya kandi nabwiye yuko urukundo rwacu rugiye kwanga kurukora neza. Bahusaya hano ibasohore. Ese ugumva ibyo biri ngombwa tuganire ni iminota mikeya n'ubundi turaganira iminota mikeya mukomeze mwicomo. Mbese kubimenye mwana. Ako se Jojo mwatse tukaganira mwana. Mwatse tukaganira. Nago turi butinde. Mwatse tukaganira. Mwatse tukaganira Jojo. Je ntabwo mbishaka. Umusaza. Mumbabarire mumbabarire. Oya Patrick ujye ubanza uhamagara abantu sibyo? Oya ntacyo. Uje utahamagaye abantu utanabateguje ukaza ubagwaho gutyo gusa gusa ibyo ni ibiki? Shari bihorere batwiciye umunsi nakubona shari bihorere. Shari bihorere. Oya. Ese Jojo kuba twaganira nibibazanye bihuriye. Ntabwo turi butinde. Niwe wabahamagaye. Ntabwo ari njye bahamagaye. Niba wabahamagaye gusa. Oya ntabwo ari njye bahamagaye shari nangobere. Please. Kubahana. Asubuko kumwe ubwo. Ariko se bitwaye kuba twaganira mugakomeza ntabwo twe turi butinde hano nuko abakunzi ba Jojo n'abakunzi bawe muri rusange baba bakeneye kumenya amakuru yanyu. Se mubayeho mute? Urumva? Ese uko twasanga mubibona ko tubayeho neza. Ese uko twasanga musangira akantu n'ibintu bya atari mwana. Aya mutwiciye umunsi.
Jojo wifuza ko tuganira utaduteguje ubwo mu by'ukuri urumva turi buganire iki? ntabwo ari byiza. Impamvu ki tutari tukibabona? Reka nkubwize ukuri, kuba mutakitubona ni muri gahunda zacu, sibyo? Kuba muvuga ngo ntabwo duheruka kubaha ibiganiro cyangwa iki, izo ni gahunda zacu z'umwihariko. Ntabwo ari uko ari ngombwa byo kuvuga ngo nguje ngo twituyeho ngo ibiki, ubwo uba wiriwe uhamagara ubaze n'iki dufite amatelefone wagakwiye kuduhamagara, siko bimeze. Rega muri abasitari ntabwo guhisha ibintu mu buzima mubayemo byakora. Nibyo byiza byo kuzugwa abantu ho hejuru babwira ngo ndababonye ibiki n'ibiki, ntabwo ari byo. Ntabwo guhisha ubuzima murimo byakunda mwana muri abasitari. Twe dufite ibyacu turi kuganira, sibyo? Nta nubwo ari ibintu byagakwiye kuvuga ngo uraje utuguyeho cyangwa tuguhe n'umwanya, sibyo? Nta nubwo wari umaze iminsi ubona hari ibiganiro dukora. Nicyo nyine twari twibazaga. Ibyo rero hari impamvu, sibyo? Niyihe se? Hari impamvu. Ntabwo dushaka ko urukundo rwacu tukomeza kurucisha hirya no hino. Tuzababwira ibintu bigeze finali, muduhe amahoro rero. None se urukundo rwanyu ntabwo muri proud yarwo ku buryo mutabyereka abantu? Ntabwo ari ngombwa ngo dukomeze tubivuge ku mbuga nkoranyambaga. Hari agatotsi karurimo se? Ntako rwose, ariko by'agatotsi ubundi ukazanye gute? Ibyo bintu bizanye gute? Patri tubabarire. Oya rwose. Oya mu igihe gitoya n'ubundi ntabwo ndi butinde hano kuko yewe igihe deruka nababwije ko hari igikwe. Igikwe wagikora utabanje kuganira n'umukunzi ngo mubanze mwisasira ahantu muhuze urugwiro. None se kuba tubagezeho byisha urugwiro rwanyu? Oya nk'ubu muduko mwitwikiye umunsi amagambo nafite yo kumubwira yose misenyabura mu mutwe kubera mwebwe so wamubwira ngo shira ishusho uranabona ko mubwira muhari koko. Ese bitwaye icyo bimubwira duhari? Kuba bimubwira duhari se byo byatwara iki? Nababwiye ngo kuri isi yose uno mukobwa wa mbere nkone nta n'undi neza nta n'undi nzana zigera mbona. Niyo mpamvu rero turi mu rukundo. Shusho tukatubabarira. Urumva bishaka? Urumva bishaka? Nta rwose twiganire umugabo ntari. Umusaza ntari ibyo ntabwo yatwiye ikiganiro. Umusaza arakoze cyane natwe. Ntabwo turi butinde kabisa, ntabwo turi burambire kugira ngo nundi mwikomereze. Ariko nta kintu kibirega tuba dukora. Muri abasitari abantu baba bakurikirana ari benshi, urumva baba bakeneye kumenya amakuru yanyu. Twebwe nk'ukuntu twabivuze nk'ubushize kubona nk'ahangaha hano turi gutwika urukundo rwose. Niyo mpamvu rero none se mundi impamvu nyamukuru mwahisemo ko ibintu byanyu bitakomeza kujya kuri social media n'ibi? Impamvu rero ni ugiye gushisha media ntabwo babona ko ari urukundo rw'ukuri, ahubwo twebwe twabikomeje nk'urukundo kugira ngo urukundo rwogere. Dushaka kuzabatungura. So tutunguye kubona twambaye n'iki twifunze se mwabibona neza. So byabashimisha. Ese hari ikintu kibi twari dukoze? Ikintu kibi? Ya guta muraturogoye. Bano kuba ngo muraturogoye. Oya ni widefanda uraturogoye. Muraturogoye. Babyita kurogura abantu. None utubazo dukiya gusa tubabaza nyuma tukikomeza. Nka tubiri. Oya mureka tubaze vuba ugende. Tuguhaye iminota 5. Murakoze cyane. Okay, mbere na mbere tubahaye ikaze kuri yawe. Murakoze. Yitwa Jojo ni umudiaspora ni umutipe w'umukunzi we basigaye bari mu rukundo. Uko ni ukuri. Ni ukuri. Ubu ngo aka kanya nk'ababibona gutya mushaka mudugwera itumwa ariko ngo tuzi ko muri buze. Gerageza nuko twabivuze ubushize. Twavuze ko tugiye gukora urukundo rutari rwo kuvangurwa abantu bw'abantu bavuga ngo abahene no bagira urukundo rwo gushishurana. Ariko ko dufite urukundo tuka ku mutima. Sibyo be. Akanya mureke mbabwize ukuri. Mureba nirari. Ya narari ukuri kugaragara buri wese. Ziko bamuteye isoni mwa. Oya nta soni mbona umutima we wishimye n'urukundo rugaragara mu maso. Jojo, iminsi mumaranye imaze kuba myinshi. Atandukaniye na bya biroso bindi byagiye bibanza. Ahantu bitandukaniye imico no mu myifatire. Yego. Urebye ari difera na babandi bose. Yego. Mwari muhugiye mu biki se wenda icyo ngicyo ndakibaza umugabo ku buryo mutaye mugikora ibiganiro abantu bari barahuze. Kintu twaduhigiyemo murabizi igihe twaderukana. Twavuze ko hari ibintu bya business tugiye kujyamo bimwe na bimwe bizatuma tubona n'amafaranga ukora n'iki giko cyo gutuma vati hano mu dusanzwe turi mu rukundo. Niyo mpamvu rero akenshi ibyo twaduhugiyemo no gukora urukundo rwacu kugira rugende neza. Ibyo twaduhugiyemo. By'umwari muhugiye.
ngubu icyizere kigeze kurikira uko mwatangiye n'ubu icyizere kiri kuri 90%. Bana neza pe sibyo shusho. Niyo mpamvu rero turishimye pe. usanze mwasohokanye igitekerezo ninde wakizanye Igitekerezo ubundi baravuga ngo mbere yuko usimbuka abantu gasubira inyuma sibyo akanya umutima wanyu n'uyu nguyu tugiye gutegura kuvuga ngo tujyana ahantu iyo tuvuze ngo tujya ahantu gusa wajya ngo muri twari umuntu bavibuye mugenzi ambwira ati twigende igitekerezo twagiteguye bitarenze umusibe ejo nimugoroba kandi tarenze nimugoroba sibyo bebe twabyiganiriye ni nk'aho ari umutima wacu abitekereje nta n'umwe wabibwiye mugenzi we twinjiye urimo mukubita injuga za nyazo koko ntabwo ari injuga no kuganiriza umukunzi neza yego ese ukuntu wamurebaga ko tuhageze bigahinduka niko mwatwiciye umunsi urimo umurebanira ari mwana yararize ko ubundi bakubwira ngo hari ababiri bagomba kugira itandukano riri hano hari abantu 10 n'ahantu hari abantu babiri umva haratandukana turimo turabipanga mu gihe kitarambiranye tuzababwira yego hanyuma muri Canada ntabwo heruka diaspora yarabuze yari yaragiye hanze yarahugiye mu yindi mirimo bimeze bite warahugiye oya nkuko nabibabwiye ubushize hari ibintu mugiyemo hari business ndimo ndapanga kuba nakora kandi nababwiye ko umunsi yafunguwe namwe muzaba muhari naho muri Canada ho nago nabaye mbyihoreye bitewe kubw'urukundo rwanjye nibyo nabonye nuko bawe mutuboneye umutipe nta gitekerezo cyo kujya ugifite kare usubwa yabitekereza agasiga bogari nkanye wasiga bogari nkanye se ntago babayo oya ntago mbizi ni bare umuhungu mwiza usanutse nkanje uri muri Canada nta nubayo pe haruriyo rero tubwira umutipe nawe ni kujya umubwira cyangwa barimo yikina oya ntago ari ukwikina ibiriho biravugwa kandi bikanagaragarira ari amaso y'abantu sinzi wenda wowe uko ubibona niba ariko njyewe mbibona cyangwa se wowe uko ubibona niba ari nako n'abandi babibona yego kumubwira iki urukundo ruhare ubundi uzi ikintu umaze kubona kuri iyi si umuntu utarajya ku nyama y'urukundo nijoro ntaryazabona sibyo bebe nijoro ntaryazabona pe kuko uri mu rukundo burumva nta n'ikintu waba ufite cy'ikibazo nubwo umutwe wakurya wakumva nta bibazo ufite ndumva ameze neza guhera kurwara kugera ku musatsi ndumva ameze neza pe kuko nishimye ku bwawe kandi uko ni ukuri aba yaforomasi nta kintu cyaba kirimo oya biba birimo ariko nyine byanjye nawe pani ibindi byo hanze nyine by'akajagari ijambo mugira umutomo mukubita utarabwira undi muntu umutomo ntarabwira umuntu wese ari we kuri iyi si korana mubwira ijambo ry'umwaka y'ubuziraherezo ndifuza ko uzambera ipfundo ku mutima ndifuza ko uzambera ipfundo ku mutima abyumvishe byumvishe akaberakomeye amagambo zikari ubwa mbere nyumvishe oya bundi baravuga ngo iri mu kintu bya nyabyo ntabwo umenye ikintu kiza kivuye kandi urabyumvishe nawe igira umutomo ariko mukubita ndumva nzaripfundo ipfundo nta muntu ugira ipfundura bebe bamukwese umutomo kusobanura byari bigoye urabona buri pfundo arimo kugukata oya narago ari kunkatira kuko ipfundo buri ripfunditse gutya kugira ngo ngere ipfundure gutya birakuvuna mu mutima rero waba ushyiriye ipfundo ku mutima w'umuntu nta muntu apfa kuripfundura ahubwo nzarisigasira mperuka gusomana ryari we n'ubu nuko mwaturogoye muje mwihuse tutazi ko mwari muri buze wajyana yorore kwatugezaho oya ntabwo twakomeza ubundi baravuga ngo nibareka public abantu bose ibintu byabo bazabona ko atari ko kuri aho kuri kwacu kuri ku mutima yacu niba ariho mwari mugeze n'ubundi mwakomereza oya ntabwo twakomereza urashaka kubireba se oya iyo by'amatsiko si ubwo oya muvuganye iki se ubwo mu mitima urabona imitima yacu kuko ihuye twe tuvugana no mu mitima burya
ntabwo ari umwuga tuvugisha n'umuntu kandi warabizi subiza Ben take a kiss Gustavo gukata agenda byoroshye hejuru ntabwo ibintu biba byoroshye kabisa ariko ni muri rusa mwana oya njye ndishimye byatandukanye n'abandi bakobwa mwagiyemo ibyo jana atandukaniye agira ukuri kandi agira intego imwe yonyine namaze kumufatira iyo akubwiye ati ndagukunze nta wundi muntu ubanza yakwigira atekereza kandi akubonye no mu ikosi agomba kukubwira akamena umuceri icyo bita kumena umuceri hasi urakiza kumena umuceri hasi arawukumenera wasaba imbabazi ukazisaba utazisaba ubwo nyine akaba ari n'impamvu ariko niyo muntu abonye afite umwanzuro kuruta abandi bose kuri iyi si ugira ukuri guteye ubwoba kandi ntabwo mubeshye ko niko kuri kwa nyako umva neza kwa nyako ndabeshya iyi karite ya defo ye defo ye yari mu rukundo arajya arakara defo yari mu rukundo arajya arakazwa n'akantu kari aho ko kubona ngo umukobwa yagusuhuje cyangwa uhuye n'umukobwa mu nzira umukobwa aragupepeye kandi uri icyamamare ugomba kuba kubuzwa nyine ega kwamamara nta kintu bisaba ni ukubuzwe shira birarinduka kuri akazi ariko ndawihangana hari igihe urengera ndengera nzagerageza kurabizi ko nta mutima mubi sawa yego yari yarengereye yari yakoze iki bivuge nimba ushaka kumva ko abantu babimenya ubwo se yari yakoze ikirata twibwira oya ntabwo oya wenda kumbabaza yarambabaje ariko ntabwo ari ngombwa wenda ngo mpite mbivuga byari ubwa mbere ariko buriya nabigira bwa kabiri nzabivuga ntabwo bizongera subize ko nasabye imbabazi kabyitegure we Jojo sara gakosa yari gukorera wowe njyewe Jojo se ikunda umuntu njye nyamara njye ikunda Jojo cyane kumurusha kuko njye manumva niko se yankora ryose manumva ari nk'urukundo rwa rwabiteye nta kosa arankora ngo ndimubonemo ahubwo njye mura njye ushaka kumukora amakosa nyine gusa ariko urabizi nazibana zidakomanya amahembe namwe murabizi muba muri abantu bakuru gusa njye nta kosa ndamubona wowe niyo mpamvu banzanye mwifuza cyane cyane ariko cyane Jojo wacometsemo akantu ko ngo ni wo mukunda cyane Jojo nibyo oya wenda we afite wenda uko mu mutima we bimeze nanjye mfite uko mu mutima we bimeze we niwe wiyumva ikigero cy'urukundo afite aho umutima wese wumva bimeze gute bimeze neza biri ku kigero cya kangahe njyewe biri ku kigero nyine cyiza ikigero biriho nyine kangahe nko ku ijana cyangwa nko ku 10 nka 89% ku ijana umusabe ni kangahe arabizi ni ibisanzwe ni 95 ubwo urumva ako kavuyeho ni icyo kintu nyine cyabayeho cyese gikuru ubundi we kari kangahe urumva byari biri muri 90 ariko habayeho wenda ako kantu nyine wita nyine wumva ucitse intege ho gatoya yego muri famiye wamaze kumumenya yego musaza muri famiye wararonce asina kurokinga gusa ngiye bagomba kubimenya kurutwi wabo babimenya kuko urabona nk'ubu ngubu njya gutera intambwe gukunda umuntu iyo ufite ababyeyi inshuti abavandimwe ubabwira ati mfite ahantu mpagarariye ubundi ni inkingi mpagarariyeho uramutse uguye nawe nahita cyane ubu rero umuryango urabizi ko mfite umukunzi kandi babizi ko mbiri 100% bo noneho ko nababwira ati nta wundi muntu uze kuzakunda barabizi umva rero mbirimo neza Niziko dusanzwe mu mutarya mwe
twatumije watworoheye se ahubwo ese ubundi nibyo twatumije byo kunywa ntituri kubinywa waba watworoheye nibyo twatumije byo kunywa ntabwo turi kubinywa Jojo mugani uziko nari nakibaje mwana ko mutanana n'amaso amagambo gusa n'ikamba Jojo gutama cyangwa wamuntu afazana nayinywa nkayimunywesha ariko ubwo nakuri umuntu mukuru urumva byari birenze wayinywa ukayimunywesha cyane cyangwa akayinywa akayinywesha Jojo bisonokiye yego ibyo ni ibintu byacu tuba tuzi ngiye bisobanukiye mwabikora tukareba niko kabi niyo mushobora kumbwira muti ibanga ryacu ateka nkubaza uragira ngo n'umuntu nagira n'icyo WhatsApp uzahita uvuga ati nabyo mu bitubwira oya nawe kugishyiramo n'imiyaga WhatsApp urumva rero niyo mpamvu twaba ari utuntu twacu twizira tuziranyeho nk'abantu be bari mu rukundo ibintu biri romantike n'ibyo bintu bya mbere biryoha kuri iyi si niyo mpamvu rero naganga nabigaragaza kuko ababizi ibyo mukora nibyo byinshi se n'ibindi mukorera nabyo mbikorera hano ibindi ukora ni ibiki byinshi cyane nimwihe nyine bitugemo nka bibiri rero sako mbikubwiye nabyo nka bibiri byonyine kandi byire kimwe ndivuga kimwe aya ntacyo mvuze gusa arakwemereye mwana wanjye aya buriya ari ukuntu umuntu akorera ugahita ubona yuko akubwiye ati oya Jojo numva ari byo mwana bamurebye tumwicira agasi Jojo tubwire oya namubwiye ababwire ubwo we ntabishaka nyine WhatsApp watubwire kimwe mu bintu ujya umukorera iyo musoma bimurimo ari ibyo bikora bagwakiriza oya urabona icyo gitungura umukunzi ubwo urumva imutungo nyine akaga kisoshaga nakaguha neza ariko iyo umusomye bimurimo nicyo kintu cya mbere umva bimushimishije ibyo nibyo yego wese ikintu umukorera kimutungura mwana we ni byinshi ariko ikintu gikunda kumutungura cyane kumugeraho ntamuhamagaye ntamuteguje uko twabageze yeweho wagira ngo wazanywe n'isuri ahubwo wagira ngo bafite drone bereka aho tugiye ari hose bafite drone bereka aho tugiye ari hose buriya abasitari umuntu yaturabura batiza babakunzi ba mu diaspora na WhatsApp bakase hano muhagere mwababuriye icya mbere ni amakuru nawe wirirwa utanga itangazo ahiye koko ko muba mwahatwitse yego ariko ni abakunzi ba yawe TV dore basigaye birwa ngo badushaka baratubuze turahari ku bwanyu turahari kubw'urukundo rwacu na Jojo turahari amuye for you bebe urumva rero mbareke indani hari ibyo ngira ngo ndimo gukina natinye gushyira kuri umva iyo komande mugire vuba nubundi ntabwo twabatumiye turimo tugana ku musozo urukundo rwanyu noneho mutangiye garanti wenda buri umwe araza kunsubiza uko abyumva mutangiye garanti ntabwo ari byandi by'ejo tuzabona ngo abantu bashwanye bimeze bite abakunzi banyu babitega iki kuri couple yanyu abakunzi bacu abatureba abadukurikirana bumve ko urukundo rwacu ari naco niko kuri kuko baravuga ngo uri mu bintu cyangwa uri mu kintu wumva ugihagazemo neza iyo utarakivamo ubwo wumva nyine hari indi mpamvu ako 100% ngiye mbirimo na Jojo 100% pe kuko akanya atumye ndira nawe mu mutima yarira burya use warira mwana umuntu w'umugabo bwana umugabo barakubwira ngo amaraye mugatemba ajya mu nda sibyo hari urumva nawe nariri hehe Jojo wowe ni icyo ubwira abantu bitega iki muri couple ikintu nababwira batwitege kuko hari byinshi turimo turapanga kuba twakora yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu bijyanye wenda no kuba twabana nabyo turimo turabitegura gusa nihagira hageze nk'igihinduka cyangwa se ikiba hagati aho twazababwira ko ni ukuri
ahubwo bategura intwerera bani inkwano twarihaye gutwerera bazadutwerera bazadushyigikire. ubundi kudutwerera ntabwo ari kuvanganira amafaranga kuhagera byonyine kuza kwabo ni inkunga ikomeye nawe ubu yarabonetse mwana ibyo bivuga oya tuzabishyiraho kandi nawe itariki ze ko turi gutegura ibyo byose no gutegura wamenya ari ibiki se ubundi byatwicaje hano ako kana ubundi ingingo nyamukuru mwemo mwigaho akandi koko hane ingingo nyamukuru dusanze mwigaho yari twe ku giti cyacu tuyikubwira urayishaka urishyura arishyura none tumubwire umusaza akantu ko kwishyura nawe kaba kari imbere cyane ndetse ubundi baravuga ngo money talks amafaranga nta mwana ushaka yakwishyura none kandi ubushize abantu bagiye muri komite tuba motipe ariko wajije akantu ka konte none ukagarura umukara nasanze shushu bera nyigisha utundi strange akantu kagadodo akagaruyemo umukara si wakazanye jewe impamvu njye narabivuze ariko abari kazana nyuma bati wapi nta bya konti ariko wari hafi kuzayenyereka kuri birimo ahubwo mumbabare icyo kintu ariya mva reka mubaze none se sheri numara kubona iyo konti bizagenda gute ese nusanga nta mafaranga ariho tuzayashyiranaho reka ngende cyeka ubukwe bwanjye n'igihe butabera ku butaka ese ubundi wowe konti yawe warayimweretse we ngiye konti yanjye namubwiye ko igihe cyo zayifuza zayimwereka ahubwo ntabyo aransaba njye narayimwemerera ushishikajwe no kubona iyo impamvu ngiye mbishishikazwa no kuyanjye imeze neza ihagaze neza amafaranga na kuko ndi gutegura ubukwe ntabwo buzabera ku butaka ku mazi niyo mpamvu rero nshaka guteganya konti yanjye bati konti nimba ihagaze gutya ndajya menya niya shusho ukuntu izaba ihagaze menye ngo ku bwato ku mazi ubwo uburyo buzaba buhagazemo kandi abantu bazaba baje ku bukwe bwanjye mwemera kwambara imyeru mwese ahubwo utazaza bwatambaye imyeru nta karibaho ubundi niyo invitation nuko nyine ndi gutegura ubundi ashaka gutegura ubukwe buruta bw'abantu bakora muri Amerika mbona banambeshye ndabeshya bebe niyo mpamvu rero mwitegure kuzabona ahantu hashya fresh sana mwakoze cyane kutuganiriza Mr. WhatsApp wakoze cyane man nkanjye ndifuza kuzatera review umuntu mwambika impeta mwese mubireba kandi bikazashimisha birenze yego jo kana ku musozo musezera abantu gutegera n'ikintu icyambere abafana bacu turabakunda. Icya kabiri ndasuhuza abashuti banjye bari hanze mu bihugu bitandukanye ni benshi ntabwo nabavamo nanababwira ngo bakomeze kudushyigikira no kutugira inama. Ikindi nanone bajye muri komanteri bandikemo nyine uko babibona nyine uko bimeze gusa tugeze ku rwego rushimishije ndumva nta kindi yego sana musaza mwakoze cyane kutuganira namwe mwakoze no kuba mwaje mudutunga ariko nawe kandi ni wane shira kandi sanze ari fresh ahubwo nako nk'abatureba hirya no hino abarenga imbibi ndayambifuriza ikintu kimwe gukunda ni byiza gushyira mu rukundo ruhagazemo niho biryoha turabifuriza kuzajya muhora mudukurikirana nk'uko bikwiye tuzabashimisha mwakoze cyane musezera abantu gute dusezera abantu ko dusezera abantu unyagukoze wongera akakubwira ukuntu bisezera Okay, sana ngakoze cyane kuba natwe dusubire muri stories zitaha abantu aho utaha. Ciao. Ciao.